yagiye mungiye ku musozi w'Isiyoni uko bene datanda bingingira kubw'imbabazi z'Imana. Mube kure mwami, mube kure, bino tugendane, urugendo ni runini, sindugende njyenyine. Nitwa Rurangwa Clement, nkaba ndi umwe mu baterankunga ba korali Vuz'impanda. Umurimo w'iyi korali ushingiye ku ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Hamwe n'uyu muhamagaro iyi korali igambiriye kuvuza impanda ngo ikangurire abantu kwihana bakakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Dushimiye Imana kuko yaguye umurimo wayo hagati muri twe ikadushoboza gushyira ahagaragara iyi alubumu y'indirimbo igiye kurebwa kandi ikumvwa n'abantu bo mu mpande enye z'isi. Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mugezeho amateka ya korali Vuz'impanda. Jewe nitwa Pasiteri Baganeza Emile, umushumba wa paruwasi ya Rweru ADPR mu itorero ry'akarere ka Bugesera, ururembo rw'Iburasirazuba. Nifuje kubagezaho alubumu ya korali Vuz'impanda. Iyi alubumu igizwe n'indirimbo 10 yitwa Mukore Amahamba. Korali Vuz'impanda yatangiye umurimo w'ivugabutumwa mu ndirimbo mu 1993. Yari ifite intego yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo bihane bakizwe. Ubu korali Vuz'impanda imaze gusohora alubumu yayo y'amashusho, ikaba ari iya mbere. Umurwana wuriye nabaho tubabarikiye kugira ngo mwumve izi ndirimbo, mwakire ubutumwa bwiza bukubiyemo. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Amenye kumudugudu nuye aririmbukiro, yagiye mungiye ku musozi w'Isiyoni kuko umutwaro mfite urushaho kundemerera, ariko ndashaka uwantura uyu mutwaro. Amenye kumudugudu nuye aririmbukiro, yagiye mungiye ku musozi w'Isiyoni kuko umutwaro mfite urushaho kundemerera, ariko ndashaka uwantura uyu mutwaro. ariko sinagenda namenyesheje inshuti zanjye, sinava muri uyu murwana wuriye nabaho. Ariko sinagenda namenyesheje inshuti zanjye, sinava muri uyu murwana wuriye nabaho. Yewe nizera buhoro, bino tugende, nawe magambo, nawe ntusigare, nawe ndamuzisi, sigindamo tugende, ubutunzi ushaka Siyoni buruzuye. Yewe nizera buhoro, bino tugende, nawe magambo, nawe ntusigare, nawe
mutugende kuko ubutunzi ushaka Siyoni buruzuye baba we Dukora amahanga baba we Mubwire n'abandi oya nimubahishe Kuko isi izarimbuka ariko Siyoni Abona ubuhungiro baba we Dukora amahanga baba we Mubwire n'abandi oya nimubahishe Kuko isi izarimbuka ariko Siyoni Abona ubuhungiro Siyoni ntawuzongera kubabara Siyoni ntawuzongera kurira n'abakene bazongera gusabiriza oya Umunezero waho niwatumugira inzara n'abakene bazongera gusabiriza oya Umunezero waho niwatumugira inzara uburumbuke bwaho niwatumugira inzara umutekano waho niwatumugira umudendezo waho niwatumugira umunezero waho niwatumugira inzara umudendezo waho niwatumugira inzara umutekano wo mu ijuru niwatumugira inzara oya niwatumugira inzara umudendezo waho niwatumugira umunezero waho niwatumugira inzara umudendezo waho niwatumugira inzara umutekano wo mu ijuru niwatumugira inzara oya niwatumugira inzara baba we Dukora amahanga baba we Mubwire n'abandi oya nimubahishe Kuko isi izarimbuka ariko Siyoni Abona ubuhungiro baba we Dukora amahanga baba we Mubwire n'abandi oya nimubahishe Kuko isi izarimbuka ariko Siyoni Abona ubuhungiro yesu ubwo yari mu gashyamba Getsemani arasenga yabize ibyuya by'amaraso agira arokore wowe nanjye yabize ibyuya by'amaraso agira arokore wowe nanjye yesu ubwo yari mu gashyamba Getsemani arasenga yabize ibyuya by'amaraso agira arokore wowe nanjye yabize ibyuya by'amaraso agira arokore wowe nanjye Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze isi yose igushime nerabijuru bakuramye abanyarwanda tugukorere isi yose igushime nerabijuru bakuramye abanyarwanda tugukorere Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze Yesu Yesu Yesu
habayeho inama data ati ntiducungura umuntu nk'abizima mwe ntidumucungura bamarayika ntidumucungura habura n'umwe wari ukwiriye Yesu ati ni njyewe umucungura mw'ijuru habayeho inama data ati ntiducungura umuntu nk'abizima mwe ntidumucungura bamarayika ntidumucungura habura n'umwe wari ukwiriye Yesu ati ni njyewe umucungura Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze Yesu 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 warakoze intare ya yuda arakimbagira amena ikimenyetso amena ikimenyetso intare ya yuda arakimbagira amena ikimenyetso amena ikimenyetso Yesu 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 warakoze mwami Yesu warakoze icyubahiro ni cyawe Yesu mwami Yesu reka tugushime mwami wapfuye ku bwacu Yesu yelehe Yesu 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 wangize neza mwami haleluya Yesu 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 warakoze wangize neza Yesu Yesu uri umwami w'amahoro ubuzima ndatugushime